reba nk'ubu urabona turi mu kiturareshya buriya nacyo namukundiye cyane nubwo wenda ntaramufata ngo mushyire mu mago dukore ubwo bukwe ariko abanza mbyarira akana nibura mbe ariko igihe twari tumanye muri iyo myaka 3 nta kana nigeze mbona nibura no kuvuga ngo mwagiye muryamana twararyamanye ibyo haguru bigire vuba ahubwo mbibone Sherine umaye imbabazi koko imbabazi ndaziguhaye nzovu ndaziguhaye akabizura kama wakambyera hungu na kobwa umba naziguhaye ariko nawe ntuzongere reka nanaguterure uramushobora oya reka mwakanye kwimana inambo nzagukunda nk'uko ifi ikunda amazi sibyo nzagukunda abakwanga babare ngo nabirenze ibyo ngiye nyinambo nkubuze napfa n'ukuri kw'Imana nzagera ikuzimu none umunsi Imana izazura abayo Imana ntizanzure n'ukuri siribateri ntakiryama siribateri ntakiryama asigaye atunzwe n'ifoto ya Nyinambogo nkunda couple ya Meddy n'umugore wiwe buriya umugore wa Meddy ndamukunda na Meddy ndabakunda sibyo ira couple ni couple nziza cyane kandi Nyambo nzagutuza heza abandi batigeze babona yababawe Nyambo uzamuza amarira nawe isa cyuzuzo cya gatanu uzamuza amarira siwubatse Nyambo nzagukunda nk'umwana umwe kwa mabukwe sibyo Kongere dutangire tubaye ikaze nizere neza ko mumeze neza yaba mwebwe muri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari muri diaspora abari mu bice bige bitandukanye nizere neza ko mukomeye byashoboka yuko ufite ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ikindi kibazo kikuremereye reka nkubwire ngo ihangane komera mwisi niko bigenda ibibazo biraza ariko bikageraho ngo bikarangira ni Jado nkuko mubyumva hano kuri kamera zacu navuga ngo muri kuhabona abantu babiri si ubwa mbere mubabonye musanzwe mubazi reka tubanze tugane ku ruhande rwo ruguru hari uwitwa Nzovu mumumenyereye muri sinema nyarwanda muri filime nyarwanda yakinnye guhera kera na n'uyu munsi wa none kandi aracyabirimo siwe gusa muri kubona ko hepfo gato turi kumwe na Nyinawambogo nawe muramuzi muri sinema nyarwanda reka dutangiye tumwakira Nyinawambogo umeze gute murakoze zamura mikrofone yiyegereza murakoze cyane Kanyandwa Alphonsine hako nkuko mubizi mu mikino nitwa Nyinawambogo murakoze cyane rwose nanjye ndabyishimiye reka twongeye twakire Nzovu turakwakiriye nawe murakoze sibwo bwa mbere nje imbere ya kamera sibyo ngiye amazina yanjye nzahora nivuga kuko umugabo ahora yivuga igihe cyose nitwa Bahizi Venuste alias Nzovu alias Maître Nzovu ayo niyo mazina yangize icyo ndi cyo kugeza iki gihe navuga ngo hari ikintu gerutse kunungura sinange gusa ndetse n'abanyarwanda ndetse n'abandi bantu benshi mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko dusanzwe tumenyereye ibintu by'amakupure amakupure n'abantu bakundana ariko ntabwo nari nzi ko Nzovu na Nyinawambogo bakundana ntabwo nari mbizi mu by'ukuri abantu hari ibyo baherutse kubona mu by'ukuri navuga ngo nubwo bitagenze neza ariko twasoje tubabwira yuko tuzagerageza uko dushoboye tugafata Nzovu tukongera tukamuhuza na Nyinawambogo tukareba ko twabaganiriza mu by'ukuri mwabonye ko yari fight wari umuriro mu by'ukuri ubwo Nzovu yari yaciye inyuma sheri we arangije aryamana n'umukobwa w'indaya sinatinya kubivuga ariko navuga ngo buriya ubugwari ni ukudasaba imbabazi
ubugwari buriya si amakosa abantu barakosa, ariko nyuma y'amakosa habaho kwisubiraho. Niyo mpamvu rero nyuma ya biriya byabaye byarangiye ari umuriro, nyina wa Mbogo agiye ukwe, wa mukobwa agenda ukwe. Mu by'ukuri bisa nkaho Nzovu twasoje bisa nkaho ari mu rungabangabo byamucanze, ariko kuri uyu munsi wa none muri kubona ko twabahuje. Ni couple ishyushye cyane, ni couple ikundana kandi bya nyabyo. Reka nangire nganiriza nyina wa Mbogo. Ese nyina wa Mbogo mu by'ukuri kuba mu basore cyangwa se mu bahungu dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda benshi kuba warahisemo Nzovu wabitewe n'iki? Kuba narahisemo Nzovu ni ukubera Nzovu, reba nk'ubu ngubu urabona turi mu kiturareshya, buriya nacyo namukundiye cyane. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere wamukundiye nuko icya mbere cyo nuko tureshya kandi nkaba mbona afite n'umutima mwiza. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ya none abantu basigaye bakunda bitewe, umuntu agakunda undi bitewe n'impamvu. Ugasanga umukobwa akunze umuhungu kubera amafaranga, cyangwa se kubera amamodoka, cyangwa kubera imitungo muri makeya, cyangwa se amashuri. Ariko biratangaje kuba warakunze umuntu kubera ko mureshya. Ni ukuvuga ngo ntabwo wigeze wita ku bushobozi, ku mafaranga cyangwa se amashuri cyangwa ibindi. Icya mbere nuko mwareshyaga. Nuko twareshyaga, afite n'umutima mwiza, akunda abantu. Nicyo buri ngiye namukundiye cyane ko tureshya turi hamwe. Ubu ni ukuvuga ngo Nzovu nta kindi kintu n'iki na kimwe ushobora kuba wareberaho uretse icya mbere nuko mureshya? Oya, ntacyo, nta kindi nareberaho. Ese Nzovu wamumenye ryari? Nzovu ni muntu ki kuri wowe? Nzovu tumaranye igihe kinini rwose, tuziranye nawe, tumenyeranye, ariko nyine nuko wenda agira gutya agakora ibindi. Mwatangiye gukundana ryari? Ashize igihe. Twebwe tubimenye vuba. Ni ukubera iki mwabihisha abantu? Bigaragara ko urukundo rwanyu rwari ruri mu ibanga rikomeye cyane. Nyine twari turakundana neza birambye, urumva? Ubu rero nyine ariko ubu dusigaye dukundana. Ubu ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi wa none Nzovu umutima wawe warawumuhaye wose? Ntabwo biracamo neza na n'ubu ngubu, ariko buriya Nzovu buriya hari impamvu, buriya umutima wanjye ntarawumuha wose. Twarakundanaga ariko anca inyuma. Reka nongere nakire Nzovu. Nzovu mu by'ukuri kuba mu bakobwa bose dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda warahisemo nyina wa Mbogo wabitewe n'iki? Ese nyina wa Mbogo ni uwuhe mwihariko wamubonyeho utandukanye n'uw'abandi bakobwa? Urakoze. Siko ngo nyina wa Mbogo ngewe naramubonye, siko ko igihe nari ndi ku isoko ry'abankundaga bari benshi, ariko urabona umuntu agira uwo ahitamo. Ushobora kuba ukundana n'abakobwa bagera muri 5 ugahitamo umwe. Nyina wa Mbogo rero icyo namuhitiyemo, urabona kubw'umwihariko hari ushaka kugukunda akubeshyabeshya, akubwira ngo ndagukunda, akakuryarya, ariko nyina wa Mbogo we ntabwo yigeze andyarya. Nanjye naramubonye numva ndamukunze, numva ko ari wa muntu twahuza umutima, nkumva ko ari wa muntu twazakuna paka igihe twanashingiye urugo, akambyara ahungu n'akobwa. Nyina wa Mbogo numva ndamukunze, agerageza ko mu mutima wiwe nanjye muha uwanjye, numva ndamukunze. Njye nicyo kintu namukundiye. Nawe kuvuga ngo turareshya, kuko turareshya, bacumwa ngo turareshya ntisonzesha. Kuba tureshya ntabwo aricyo namukundiye. Enda nabyo nko kuri 70% nacyo cyaba kirimo, ariko akenshi afite kubw'umwihariko, afite undi mutima kuri njye arusha abandi, sibyo? Nyina wa Mbogo ni wa mukobwa unyubaha, ni wa muntu mbwira ikintu akumva, sibyo? Nicyo ngewe namukundiye, sibyo? Mu by'ukuri navuga ngo muri couple ishyushye kandi muri couple ikundana cyane, ariko nanone ngongera nkibaza Nzovu hari birutse kuba abantu barabibonye uca inyuma nyina wa Mbogo kandi umukunda, wabitewe n'iki Nzovu? Kandi umaze kutubwira ibyiza bya nyina wa Mbogo, umaze no kutubwira uwo ari we kuri wowe, mu by'ukuri wabitewe n'iki? Urakoze.
baca umugani mu kinyarwanda ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Nyambogo kuko naramukundaga nk'uko maze kubikubwira mu kanya, ariko mu rukundo rwe twamaze igihe kinini dukundana bye, ariko na mu gukundana habamo dushobora no kuryamana, sibyo? Ariko mu gihe twakundanye Nyambogo nagerageje yuko yambyarira akana ndakabura. None se kubyarira akana mu by'ukuri iyo ukundana n'umuntu hari icyo tuzi nko gukora ubukwe, gukora mariage, yaba imbere y'abantu ndetse n'imbere y'Imana, Imana nayo ikabiha umugisha. Urimo urumva kuba waryamana n'umuntu kandi mugikundana kugira ngo namukoreho umwana, cyangwa umeze nka babahungu babandi bavuga bati twebwe nabwo tuzashaka, ahubwo tuzakundana n'umukobwa wenda runaka tumubyareho umwana birangire. Wowe na gahunda yo kubaka ufite? Oya, kubaka mvuga ko mba mbifite, ariko ushobora kuvuga ngo ndubaka uyu nguyu mukabana ukamushyira mu mago, abyo bita kubaka. Ariko n'ubundi iyo ukundana n'umuntu, sibyo, mushobora kugwa mu cyaha, sibyo, mukaryamana. Mu kuryamana ko bitewe n'igihe mumaze mukundana. Nyambogo twakundanye igihe kinini kirimo, nkuko akubwiye ngo tumaze nk'imyaka nk'itatu tumenyana, koko ntabwo agushutse, ni iyo myaka 3 irimo. Ariko wese nubwo wenda ntaramufata ngo mushyire mu mago dukore ubwo bukwe, ariko abanza mbyarira akana nibura mbe. Ariko igihe twari tumanye muri iyo myaka 3 nta kana nigeze mbona nibura. No kuvuga ngo mwagiye muryamana? Twararyamanye bye, ahubwo nta no kuvuga ngo arambwira ngo nambe n'uwakubwita nibura yavuyemo, nivamo ntayo. None se ubundi njyewe ikintu ndimo ndibaza muri kano kanya, nyina wa Mbogo hari amakosa afite? Kubera ko icyambere kuryamana mutari mwabana ntabwo ari sawa. Icya kabiri njyewe ikintu ndimo ndumva amakosa ari ayawe, kubera yuko ntabwo wagombaga kubikora. Nibyo, ntabwo wagombaga gukora kiriya kintu cyo kumuca. Nakoze amakosa, sibyo, muca inyuma. Niyo mpamvu nk'umugore nkunda Nyambogo, haguruka ngo uhobere ngo usabe imbabazi, sibyo, twongere twiyunge dusubirane. Njyewe Maraya ndaziretse, haguruka. Oya, reka mbabwire, izi mbabazi zanyu uburyo nyina wa Mbogo yishimye nawe wajya ngo ntabwo byigeze bimubabaza, kubera ko nyina wa Mbogo ndabona yishimye cyane, ahubwo wagira ngo ashishikajwe n'ibyabaye. Oya, njyewe ikintu kinshimishije ni uko avuze ngo agiye kunsaba imbabazi. Urumva? Nicyo kinshimishije, kubera ko ubundi narababaye. Kubera iki? Narababajwe nuko atigeze nansaba imbabazi, noneho bikaba abikuye ku mutima ko agiye kuzinsaba. Aho ndahamya neza yuko gusaba imbabazi se no guhagarara akaguhobera, cyangwa ahubwo iyo binabaye ngombwa umugabo arapfukama. Ibyo byose biraza ndamuhobera nanapfukame musaba imbabazi, mvuge ko ntazongera. Couple yanyu ni yanyu, twebwe ikintu twakoze no kubahuza kugira ngo twiganirire nk'abanyamakuru, kubera ko twabonye ibyabaye. Ubwo noneho ibindi ni ibyanyu, ngerekanuze nirebera. Ubwo sinzi uko muri bubikore, sinzi nuko muri bubigenze. Kamwibarize Nyambogo, karame, koko imbabazi urazima uzikuye ku mutima? Mbwira, imbabazi urazima? Imbabazi nemeye cyako nge wakoze amakosa nk'umuntu w'umugabo, nkaguca inyuma, nkajya kwa Maraya ukamfatira iwanjye, sibyo, bikaba ngombwa ko n'abanyamakuru bahagera, sibyo. Njyewe mvuze ko ibyo nakoze mbigusabira imbabazi. Imbabazi urazima? Imbabazi ndazigwa nzikuye ku mutima, ariko nawe ubinyereke neza kuzinsabye, nawe wari ubikuye ku mutima. Nukuri ko Imana nanjye ndazigusaba mbikuye ku mutima, sibyo. Haguruka bigire vuba ahubwo mbibone. Sherine, umpaye imbabazi koko? Imbabazi ndaziguhaye, Nzovu ndaziguhaye. Akabizu urakama? Ndakaguhaye. Nyambogo, reka mpfukame, ndagupfukamiye, sibyo, manitse amaboko hejuru. Nanjye sinzongera kuguca inyuma, Maraya sinzongera kujyamo, sibyo. Nukuri kw'Imana, sibyo. Ubwo imbabazi ndaziguhaye, ariko nawe ntuzongere kunsaba imbabazi. Nzovu arimo arasaba imbabazi, yateye ivi nk'umuntu w'umugabo. Umuntu w'umugabo, sibyo. Nyina wa Mbogo ni Satani yari yanteye, ariko uriya munsi nene nywa inzoga. Erega nawe wagiye unywa nkeya, ariko naziguhaye. Yamaye inzoga, hari inzoga bita ngo nimba ari ingufu, nimba ari iki, yamvangiraga muri fata na Knowless nkagotomera.
nyambo umbabarire wakabyara we wakambyarira hungu na kobwa umva naziguhaye ariko nawe ntuzongere reka nanaguterure uramushobora oya reka muhakanye kw'Imana sibyo nukuri kw'Imana ntabwo nzabyonga amaye kanoneho mu byayo byose ndahamya neza nibyo natangiye nkubwira urumva nakubwira ngo buriya ubugwari si ukudasaba imbabazi ubugwari si ukutemera amakosa navuga ngo no kuba wemeye kosa ukabuciye bugufi uri umuntu w'umugabo urumva ariko se kuri uyu munsi wa none ni iki wakwizeza nyina wa Mbogo kugira ngo yizere neza yuko imbabazi umusabye uzikuye ku mutima ushobora kuvuga gutyo uri muri yerurutsa kugira ngo wenda wereka abantu cyangwa se na Mbogo inyuma nuko ngo nimba imyaka 3 tumaranye nimba naramuca twajya gucya twaryama nubwo ntamushyira mu mago sibyo nkategereza kana sinkabone kandi umwana atangwa n'Imana sibyo icyo ngiye kumwizeza nanjye mu minsi mike ndamushyira mu mago hariya dufatiye n'irandaye niwe ugiye kujya muri iriya nzu noneho nicyo kingiye kumukorera sibyo nibiba na ngombwa nambo karame ngiye kugukorera ubukwe aha nzabibara mbibonye ubu ngubu twizere neza yuko Nzovu agiye gukora ubukwe ubu tuvuga ngo umaze ugiye gufata icyemezo ibintu by'inda ugiye kubivamo ufata icyemezo uvuga uti nyina wa Mbogo nyine nk'umuntu nakunze nk'umuntu nyine wankoreye ibintu byinshi mu buzima nabatijwe na Marayika Gabriel manitse akaboko ko nyinambo sinzongera kuguca inyuma mugore sasa baranyinda umva sheri nukuri kw'Imana batubwiye ko ngo ari akarimbo mushaka umurimbira ku rukundo ngo wanamutegure ngo ni nk'Imana kuri uyu munsi akaririmbo ngo uri murimbira ngo kurukundo niba King James niba arakande simbizi oya nyina Mbogo akaririmbo nyinambo nzagukunda nk'uko ifi ikunda amazi sibyo nzagukunda abakwanga babare ngo nabirenze ibyo ngiye nawe ugiye kuba nk'abandi ngo mubuze nawe umbe mitoba Marika ba nyinambo nkubuze napfa nukuri kw'Imana nzagera ikuzimu none umunsi Imana izazura abayo Imana ntizanzure nukuri akombe byose niba burakarimbo muririmbira kuri uko hari akarimbo ngo ari wateguye guse muri mbese nyinambo kamurimbe siribateri ntakirya ntakiryama siribateri ntakirya ntakiryama asigaye atunzwe n'ifoto ya nyina wa Mbogo namuhaye imbabazi nukuri kw'Imana nyambo ndagukunda nukuri kw'Imana byose muratanga keye sibyo ariko urumva ikintu cyambabaza umwijeje yuko ugiye kumukorera ubukwe yagusabye imbabazi ariko buri ikintu gishobora kongera kumbabaza sinange gusa ndetse n'abanyarwanda n'abantu bose bakunda Nzovu na nyina wa Mbogo kongera kubona ushobora gukora ikosa ryo kumuca nabivuze ko ntazongera kumuca inyuma nubwo nahura n'umuzungu nubwo nahura n'umunyamerika nyambo umva oya iriya nda nubwo yari nziza ndayiretse yari nziza kundusha muri kano kanya Nzovu agusabye imbabazi ni iki wamubwira rwose ikintu namubwira cyo ndamushimiye nishimiye ko nimbe rwose nk'uko abivuze ko umutima wawe umva nk'uko abimbwiye ko ansabye imbabazi zikwiye ku mutima nanjye nduhuye umutima wanjye ubu ndishimye ikintu mubwiye rero nazongere ikintu wenda mubwiye nazongere kunywa inzoga nk'uko yambwiye ngo inzoga nizo zamushutse nazongere kuzinywa azazi wenda ajya anywa 2 twonyine ubona ko ngo muri kano kanya nawe umuhaye umutima none wa mutima wose urawumuhaye aha ubu nanjye ndawumuhaye nk'uko nabambwiye ko azinsabye azikwiye ku mutima kandi ngo mugiye gukora n'igikwi aha ngo mugiye gukora igikwe rwose ngo muraje mutwike nta kibazo nyambo sinzongera kukubabaza sibyo sinzongera kujya kwa Maraya ubwo nanjye nzabibona uzabibona none wumvise ijambo avuze aravuze ngo yanzu yandaya yagiye yayindi yanzu wasanzemo yandaye ngo ubu ngubu ni wowe ugiye kuyinjira nabyumvise rega oya tugiye no kuzashaka abantu basenga babanze bayisengere kwa jina Yesu imyaka 2 yanda yasizemo ivemo kwa toka satani mizageze
tuyisengere. nyina wambo wambwiye ko wakunze Nzovu umukundiye ko mureshya mwese muri mureshya nyine mu by'ukuri nanone sinzi dufite amakupure menshi akundana y'abantu bagiye batandukanye sibyo muri mwebwe nkamwe nk'abantu bakundana noneho by'umwihariko nk'abastari niyihe kupure mufatiraho urugero rwiza cyangwa se niyihe kupure muvuga mutira kupure yabari abantu rwose turayikunda cyane? Kupure y'abantu bakundana se ngewe kupure nkunda y'abantu bakundanye bakanabana nkunda kupure ya Meddy n'umugore wiwe. Buriya umugore wa Meddy ndamukunda na Meddy ndabakunda sibyo ira couple ni couple nziza cyane. Meddy couple ya Meddy yikundira iki? Nyikunda uko barakundana numvise no mu byashize yuko umugore banabyaye kandi umugore ngo ashaka kumuvana mu muziki mu ndirimbo z'abisi bakajya barimba izagakiza. Biba bintu ndayafite buriya umugore ashaka kukubuza ikintu umugore nka Nyambogo ashaka kumwita Nzovu ndashaka ko tureka filime tukajya mu ndirimbo nyarwanda. Buriya umugore ashaka kukubuza ikintu hari impamvu ugahita ukivamo. Buriya Meddy nawe umugore yamubujije kujya mu ndirimbo z'abisi ndashaka ko turimba indirimbo z'Imana nibyo nshaka. Buriya niyo mpamvu rongeye ndabakunda cyane. No kuvuga ngo mu ndirimbo za Meddy n'izihe ndirimbo zikubaka ku buryo uvuga ati izi ndirimbo ndazikunda kubera ko birumvikana niba ari couple ya Meddy uyikunda nanone ibihangano bya Meddy urabizi? Nkunda indirimbo ye bavuga ngo ndi uw'i Kigali. Iririmbe two ngo ndi uw'i Kigali mama iyo ngiyo mbese ndayikunda. Nzovu numvise ujya ubasha n'akantu ko gukubitamo utuburoke nk'utwa Meddy ndagerageza ukuntu iki kiganiro naguza na Meddy. Ntatwo nashobora ntabwo njya mbishobora. Gerageza turebe uzanzanire cyoko izo gusirimba mu rusengero ndazo nasirimba nkabyinira Imana ariko nanjye buriya indirimbo z'abisi nanjye sinjya nzikunda. ubona ko gukubita break ntabwo byakunaniye ko akunda kubita break. Uzanzanire harya bamwita Pasiteri Ntuza uriya mugufi yabita Ntuza Nyarudindi uzamunzanire tubyinire Imana turape dusirimbe dukobete kubyinira Imana ibyo byambera kugira ngo tubyine izabisi buri Imana ndayemera. Utubwiye ko couple ukunda ari couple ya Meddy, reka tugaruke ku ruhande rwa nyina Wambogo we mu makupure ukunda muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hanze y'igihugu byanga bikunde hari couple ukunda kurusha izindi zose niye couple cyangwa se ku buryo uvuga ati natwe mu rukundo rwacu yaba njye nyina Wambogo cyangwa se na Nzovu turifuza kuzaba nka couple runaka? Ngewe nabankubeshye ntango njya nkunda kubireba ibyo ngibyo by'amakupure naho nkunda kubireba. No kuvuga ngo couple ya mbere ni yawe na Noza na Nzovu ntubyo byumva se gaho gira byibuze reka ngira icyo ngusaba gira amagambo 5 ubwira Nzovu y'urukundo. Gira amagambo ukura ku mutima wawe ubwira Nzovu muri aka kanya. Amagambo namubwira ngiye ikintu namubwira Nzovu yewe ni amagambo 5 twagiye irya mbere ndamukunda. Irya kabiri nzagukunda kugeza gupfa. Irya gatatu ni wowe iteka nzahoza ku mutima. Irya kane sinzakwibagirwa mu buzima bwanjye. Irya gatanu uzambabaza. Wow, amagambo meza asize umunyu, amagambo aryoshye, amagambo arimo umutoma menshi. Navuga ngo mu by'ukuri nyina Wambogo arategura. Reka tugaruke ku ruhande rwa Nzovu nawe ugira amagambo 5 ubwira nyina Wambogo. Nkaho yavuze ngewe nyina Wambogo mu buzima bwanjye nzirinda ikizamubabaza sibyo. Ikindi cya kabiri nyina Wambogo ngewe mu buzima bwanjye sinzaguca inyuma. Yenda naguciye inyuma mu rukundo rwanjye ariko aho mariye kugusaba imbabazi sinzaguca inyuma sibyo. Kandi nyina Wambogo irya gatatu nzagukunda abanzi baganya sibyo. Kandi nyina Wambogo nzagutuza heza aho abandi batigeze babona yababawe. Nyina Wambogo uzamuza amarira nawe isa cyuzuzo cya gatanu uzamuza amarira si wubatse. Nyina Wambogo nzagukunda nk'umwana umwe kwa mabukwe sibyo
ndumva ari ibyo ngibyo nta bindi byinshi narenzaho sibyo Nyambogo nzamutuza heza nzamukunda abanzi bagana ahubwo ndumva na bya bindi bitanu byanarenze abanzi biyahure sibyo byarenze Imana sibyo nk'uko mubibona rero ni couple ikundanye n'ubwo navuga ngo satani najya abura kwivanga buri ibyabaye byari byabaye mu by'ukuri by'umwihariko twifuje kubahuza kugira ngo byibuze tubashe kuba twanaganiraho kugira ngo mugire icyo mubwira abantu. Hari abantu benshi basigaye bafite agahinda n'umubabaro bavuga bati se koko ibi bintu kubera iki bibaye, ariko muri kubona ko nubwo byabaye Nzovu amaze kubwira nyina Wambogo aramuga ati njyewe iriya nzu ngomba kuyigutuzamo kandi ukambera umugore. Mu byari byo byose tuzagenda tumenya amakuru buriya no ku munsi wa mariage tuzaba duhari. Nzovu rero mu makupure ndagaruka kuri iyo couple urimo aravuga ngo ukunda couple ya Meddy, ese wowe kuva wamenya Meddy bisa ngo tugarutse inyuma gatoya ni irihe somo umwigiraho? Urakoze. Njyewe Meddy ndibuka Meddy aho namumenyeye twari twagiye mu gitaramo cyari cya Bralirwa. Meddy ari kumwe na The Ben ariko bo bararirimbaga njye na Kanyombya dukina akantu ka comedy. Nuko ngo mwahuriye ahantu muri Bralirwa cyari kiraka cya Bralirwa. Icyo gihe abakozi ba Bralirwa bari bakwije imyaka 50 twakoreye Kicukiro buke bwo tujya n'Igisenyi. Hose uri kumwe na Meddy na The Ben? Na The Ben. DJ yari Anita. Yari Anita Pendo. Anita Pendo. Icyo gihe Meddy naramukunze nazo ariko byagezeho bajya ku mugane w'i Burayi. Nza kubura numero zabo n'abantu nkunda cyane. Ni ba bantu bacisha bugufi, ni ba bantu mbese wakwigira ukagira ibyo wigiraho. Ni ba bantu wavuga ntabwo washaka kubabona mu bintu by'amayoga, mu bintu mbese bari ba bantu bafite intego ejo hazaza hazima. Ndimo kubivuga imbere y'iyi kamera ahubwo aho bari aho ku mugabane bura nimba barimo kunyumva nimba barimo kunkurikirana mbabwiye naho bari aho ngaho Imana ijya ibahora ibarinda sibyo. Nicyo ngiye barabatipe mbakundira sibyo kuko niba abantu twahuye amaso ku maso tuba turi kumwe bararirimbaga nanjye nkina comedy na Kanyombya nibo bantu mbese ngiye nasangiye nabo tugira gute turishimana dukorana mu ntoki bama nomero za telefone ngiye nduva no mu bahanzi b'indirimbo nibo bahanzi mbese ngiye maze ko natunze nomero yabo sibyo. Imana igihora ibarinda aho bari aho ku mugabane Burayi ibafashe sibyo natwe aho turano mu Rwanda ariko natwe Imana igiturinda. Tugana ku musozo n'iki couple ya Nzovu na nyina Wambogo mwabwira abakunzi banyu niki mwababwira cyangwa se niki mwabizeza muri iyi minsi iri imbere? Couple yacu nge na nyina Wambogo navuga ko badushyigikira. Kudushyigikira no gushyigikira imbere y'iyi kamera turiho sibyo bakatureba nimba ari n'inkunga bakayitugezaho kuko nimba turi mu nkunga ni nk'iyihe mukeneye ubona? Inkunga hari inkunga y'ibitekerezo, hari inkunga yo kutugira inama uko tugomba kubana sibyo. N'inkunga y'ubufasha irakenewe. Urabona nimba turimo gutegura ubukwe ni ikintu gihenda cyane. Niba na ngombwa na invitation tuzazibaha kandi tukazabakora ikintu kizima urukundo rwanyu. Sawa sawa. Reka none nisabire nyina Wambogo nawe wagira icyo asaba abakunzi be kandi ugire n'icyo bizeza. Abakunzi banjye nkuko sheri wanjye Nzovu babibabwiye ubwo tugiye gukora igikwe nyine namwe murabibona murabyumva mugiye kudohoka murabona murabyumva mugiye kudohoka ubwo nyine nkuko namwe mudukunda mudufana ni ukudutera inkunga mukanadutwerera iyo ntwererano turayishaka turayikeneye. Ngombwa ngendo byinshi sheri wanjye yababwiye nkuko bimeze nuko bimeze ubwo nanjye nimero yanjye ni 0788 13 058 ubwo iyo ntwererano ubwo uko nzi ko abasitari benshi batajya bakunda gutanga nimero no kuba kimwe mugiye gutanga nimero za telefone kuzitanga nuko tugiye gukora ubukwe
kandi iyo umuntu agiye kugutwerera hari byinshi biba bikenewe, hari ikanzu y'umugeni, hari amakote, hari aho tuzakirira abantu, Ibintu ibyo byinshi. byose ni amafaranga. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ni nomero bazadutwereraho, kandi nabwo tubije ko na invitation bazazibona nazo zirahari. noneho reka dusoze tuvuga ati couple ya Nzovu na couple ya Nyinawambogo, reka tubabwire ngo courage kandi mukomereza ngo mu rukundo rwanyu. Mu by'ukuri twamaganye kirogoya mu rukundo rwanyu, ahubwo Imana izakomeze kubana namwe, izakomeze kubashyigikira, izakomeza kubaba hafi buriya ku munsi nyirizina w'ubukwe, hamwe no kurwana kw'Imana ndetse no gukora kw'Imana tuzabutaha. Reka tubabwire ngo courage. Sasa urakoze, kandi icyambere no kwiragiza Imana ibintu Imana irimo, sibyo? Urabona iyo abantu bari mu rukundo na Satani birimo, sibyo? Hari uwaca inyuma, hari umugabo agateta Nyinawambogo, hari uwaca nk'iranda nanjye yari igiye kunsenyera, nuko Nyinawambogo musabye imbabazi. Niyo mpamvu ibintu byacu tugomba kubyiragiza Imana, kandi Imana ishobora byose. Nkweretse Nyinawambogo umurinde, Imana ishobora byose utwereke mu rukundo rwanjye na Nyinawambogo, uzageze igihe tuzakorera ubukwe nta sekibi ataje mu rukundo rwacu. Iranda yari igiye kwitambikamo, ariko nyitsinze mu izina rya Yesu. Toka Satani mu izina rya Yesu. Maraya ndamwanze, toka Satani. Nyinawambogo niwe sheri wanjye, niwe tugiye gukomezanya. Reka tubashimire Nyinawambogo, nawe reka tugushimire kandi tubabwire ngo courage, nimukomereza aho ngaho, ibintu turabizi neza yuko bizagenda neza. Reka n'iki kiganiro tugihirira ahangaha, tubashimire kubw'umwanya wanyu mwafashe mukaza kubana natwe, kandi tunashimira abafashe umwanya wabo bakadukurikira kugira ngo iki kiganiro cyacu gikomeze kubageraho. Yari Jado, yari Nyinawambogo. Ibiganiro byacu nakagaruka 5 tubibutsa gukomeza gukora subscribe, like na share kugira ngo mukomeze kubona ibiganiro byacu. Ciao ciao, bye bye.